Chonga mbwira shu Chonga mbwira sheri yo wiri utehe Why should I shadows come? Why should my heart feel lonely and wrong for heaven and home? Nk'abafana ba Riderman cyangwa ba hip hop twe tumubona nyine urumva tubona output ariko wareba intambwe aba yagiye atera abantu bagiye afasha no kuba agifite cya cyubahiro mu muziki nyarwanda tukabifata nk'umuntu udasanzwe ubundi nk'umuntu wenda mugira amahirwe yo kubonana mugakorana donc ubona ari umuntu ari ukuntu uvuga ati by character reka mvuge gutyo by character n'umuntu ubona witwara gute muri societe mu bantu bari around yiwe abantu bashije guhura nawe mbona ari umuntu navuga ngo utuje sinzi ariko ubona nyine akora ibye we ubona rwose ibintu byo kwivanga mu bintu by'abandi kwivanga muri business abandi ubona atabigira rero ubona nyine akora ibye nyine amasomo mwigiraho iki cyawe amasomo ubona umwigiraho yaba yajyanye n'ubuzima busanzwe of course no kuba yarampaye umwanya ngira nk'ibintu nka bitatu wenda ubona bishobora kuba byakugora mu gihe muri mu kazi ikintu gishobora kungora ni igihe nakora n'umuntu wasinze This courage and why should I shadows come? Why should my heart feel lonely and wrong for heaven and home? When Jesus is my portion, a constant friend is He. His eye is on the sparrow, and I know He watches. I know He watches, and I know He watches over me. He watches over me. Da da. Ba da dee dee da 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 da. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. I was blind, but now I see. Wow. Ndi gutekereza ko abantu bakurikiye kino kiganiro bamaze kujya nko mu mwuka abantu bumva arimo n'abari gusinzira nka Emilie. Uyu munsi ni ikiganiro kiri special aho tujye kuganira n'uyu muririmbyi mwiza cyane umuproducer turaza kugenda tubihuza cyane turakwakiriye kuri TV. Murakoze cyane. Meze neza. Meze neza. Ndashaka dukora ikiganiro cy'umwihariko gitandukanye n'ibindi biganiro sanzwe nkora. Ikiganiro cya tala yawe. Ikiganiro kiri navuga ngo kiri abanyamadini bavuga ngo iki imitima ngo cyu
gisurutse imitima ukuntu bajya bivuga giturisha imitima y'abababaye, ikiganiro gituma umuntu wumva afite stress muri kano kanya, wumva atanezerewe, yumva byibuze agaruye ibyishimo, agaruye umunezero muri we. So mbaye ikaze abantu bari kudukurikira muri kano kanya bakurikiye Iris TV, abo bari hirya no hino mu bice bitandukanye by'isi. Nge nkuko tumenyeranye ni Jado Twishime mu biganiro bitandukanye, abantu muri za diaspora zitandukanye mbaye ikaze, abantu muri hakurya y'inkiko z'u Rwanda mbaye ikaze. So Chris, Yes. umeze neza? Yego meze neza. Uririmba neza cyane. Murakoze. You are perfect singer. Uri umwe mu baririmbyi beza nabonye nahuye nabo pe. Murakoze cyane. Niyo mpamvu nanjye natangiye uwo mwanya kugira ngo uririmbire abakunzi ba Iris. Uyu munsi rero turajya tunyuzamo tubaririmbire cyane cyane ari abantu bakunda amajwi meza nk'aya ngaya, ariko tunabihuza n'ibikorwa byawe uri gukora muri iyi minsi, tunabihuza n'akazi kawe ka buri munsi. Ntabwo twari duherukanye by the way. Yego. Kuri iyi minsi myinshi. Duherukana kera. Duherukana ku Isimbi TV, duherukana kuri Big Town. Kuri Iris tugitangira. Yego tukitangira. So ni byiza cyane, uri inshuti ya hafi, ntabwo kuri inshuti yakadasohoka muri kano kazi dukora. Abantu rero bari bagukumbuye. Nicyo wababwira? Naje nyine. Wizi. By the way tugusanze ku Bisumizi, ni nawe ukorera kenshi akazi kawe, sibyo kukorera ahantu hatandukanye. Emiraraz kubibabereka. Turi ku Bisumizi kwa Riderman Ridazo, abanyice mu Bisumizi niko tubivuga. Gukora imiziki bimeze gutaha ngaha? Gukora imiziki ni byiza, biragenda. Umuziki uraruhura, umuziki ni ubuzima kabisa. Wowe n'umuziki bimeze hari nka DNA, nk'uturemangingo. So wasobanura gute umuziki wundi? Ushatse nko gusobanura umuziki ku buzima bwawe, wabwira abantu gute umuziki cyo umaze ku buzima bwawe muri rusange? Umuziki ni umuti uvura indwara nyinshi. Umuziki nawita umuti, nawita akazi, nawita ubukire, nawita ibintu byinshi, kuko ibyo byose birimo. Mbese ni sosoma n'indyo yuzuye. Umuziki uravura, umuziki utunga abantu, umuziki so urumva niyo mpamvu ndimo kuwita akazi, nkawita umuti, nkawita ibyishimo. Umuziki ni ibyishimo, umuziki ni akazi, umuziki ni umuti, ni umuti, niyo mpamvu nayo mbese. Kera twiga ari amashapitire bamwe namwe twiga ku bimera, ku matungo, ku nyamaswa. Ni nayo mpamvu abantu bajya bumva ngo kwa Sina Gerard ngo ingurube zaho ngo zigira DJ, ngo bamwe imiziki. So ibimera ubundi no hanze mu bihugu byateye imbere ubusanga iyo bahinze hegitari nyinshi cyane bagenda bashyiramo uduspeaker. Yari abantu bafite iryo terambere bashyiramo imiziki, uturimbo twiza dususurutse ibimera. Ariko ibaze ikintu ibindi byose bizarangira ariko cyo ntikirangire. Bavuga ko no mwijuru tuzaririmba cyane, abazunguza amajwi y'abamarayika ari hariya. None ibindi baze ko byo bizarangira, ariko muziki izakomeza. So urumva ko ni ikintu kirenze. Byinshi ku isi tuzabisiga, ariko umuziki tuzawusanga mu ijuru. Tuzawusangayo natwe tugende turirimbe. Abakunzi b'umuziki bita bibanezeza nk'uko abanyamurenge bajya bavuga ati kawunga izabiriyo umutsima. By the way, hanyuma ni Chris Nit, niyo mazina mashyashya y'akazi. Kera witwaga Christmas. Kera cyane ariko. Kera cyane. Producer nitwaga Chris Nit. Kuba natangira production nitwaga Chris Nit. Ariko sikari byo, ariko hindura izina ndabyibuka. Urabyibuka? Uri mu Iremera studio yabaga hariya ujya Kabeza. Burya minsi sibwo wahinduye izina? Kuba natangira production. Kanoheri Christmas, amazina yose avuga. I know, nibyo ndi kuvuga. Ni amazina yose avuga nyine umunsi mukuru w'ivuka rya Yezu. Kanoheri
Christmas. Ayo mazina buri gihe nyatekerezamo. Yego. Nekereza uburyohe bwa Noheli kuntu yari imeze byatumye amazina yose yaba ikinyarwanda icyongereza byose bikaba bihura na Noheli. Urumva nyine uko aribwo navutse kuri Noheli. Navutse kuri Noheli. No munsi w'ibyishimo kabisa. Cyane kabisa. Mpamvu nanjye muranishimye. Ese Kre nibiki byagushimishije mu buzima bwawe? Ikintu cyagushimishije cyane ibintu nka bibiri byakunejeje uhora wibuka. Muranibuka? Siko ibyanshimishije ari byinshi. Ari byihariye nyine. Byihariye ubwo. Cyane byo ni byinshi kandi mbona ntarutisha ikindi. Shimishijwe no kuba mfite abana. Numva rero haba hari ibintu byinshi byose byagushimishije. Kimwe cyateye ikindi n'ikindi kigatera ikindi, so ubona nta mahitamo wagira. Okay, icyanshimishije ni ukugira famiye. Kugira famiye. Mugabo araho ameze neza. Abapeti bameze neza bose. Ese mbwira akano kazi ukora ni akazi kaguhuza n'abantu benshi cyane, ni akazi navuga yuko gatuma ugira approach z'abantu benshi. Ntago bibangamira umutware, ntago agufuhira. Oya. Ibyo ngibyo n'ibindi byose naba nkora yamfuhira nose. Erega nta muntu w'umusirimu ugira ibyo bintu. Okay, ntabwo navuga umusirimu, ariko umuntu usobanukiwe ikintu umuntu akora mbikora nk'akazi pe. Ibintu kabisa nubwo sinzi ko nabigenza kugira ngo ntibazongere kubimbazaho, ariko umugabo wanjye nta kibazo. Ntago byabura yo muri studio abartiste benshi usanga y'igitsina gabo. Cyane cyane hano mu Rwanda abahanzi benshi mukorana siko bimeze subundi abantu benshi korera si igitsina gabo. Yego. Ariko ibisanzwe nakazi nk'akandi. Ni nakazi pe. Nakazi, so nawe arabizi ko nkora akazi. Niyo aramusa niyo yabigenzuye abona ari akazi nkora. So biterwa rero n'ukuntu ikintu gifata. Ntabwo musique nyifata nk'ikintu cyo kwinezerezamo, gifata nk'akazi. Uyu munsi reka kugira ngo twishime cyangwa se tunezeza abadukurikiye tugende tubihuza, wenda tubihuza na twa turimbo twiza twawe wagiye ukora, wagiye usubiramo. Mbabwira ko ufite indirimbo nshyashya nziza cyane yitwa Urukundo. Yego. Ariko abantu benshi bayizi ngo murumve twana twanjye. Niko abantu benshi bayizi. Ni indirimbo imaze umunsi umwe wisohoye iri kuri chaîne yawe n'ubundi yitwa Twasuye. Ku bantu badukurikiye bashobora kuza kureba link twashyize hasi ikiganiro, cyangwa se bakajya kuri YouTube bakabireba. Sibye kuri YouTube, izindi platform iriho ni iyihe? Ni zihe? Urebye ntago ndayishyira ahandi hose. Nzayishyiraho kubera ko urumva rega bya biri muri process ko iriya ndimbo nayisabye barayimpa. So ntabwo nari nakashyize ahandi hantu henshi hatandukanye, ariko kuri YouTube nyine iriho. Kuki ariyo wahisemo mu ndirimbo nyinshi za kera zitandukanye abantu bagiye bakora, wowe kuki ariyo wahisemo? Byatewe n'iki? Nuko yako iriya ndirimbo igira amagambo abantu bagende bayumve. Igira amagambo meza cyane. Ashobora donc uyakurikije ni ibaze ko indirimbo ifite ibitero bitatu. Ndakeka na chorus, ariko ibyo bintu bikuyemo amagambo menshi cyane ashobora kugufasha igihe kirekire. So niyo mpamvu rero nayihisemo, kubera ko nabonaga ari indirimbo abantu bakeneye kuzahora bumva. Yego. Uko ibinyejana biza bitandukanye, kubera yuko buriya buryo yari ikozemo wenda bayikozemo busa nkaho rumva nubwo icyo gihe burarenze, kubera ko bakoresheje amajwi ni abahanga cyane, ariko new generation tuba dukeneye ibintu biri donc bifite vibe, niko navuga. Rero niyo mpamvu narayumvishe numva ifite amagambo meza cyane, numva ntabwo yaguma kuriya, ariko of course kubyumva gutyo ntago ari yanjye. Rero narabanje ndabisaba. Yego.
ni yandi yandirimbo ni ya Rugamba Sipiriyani. ni Rugamba Sipiriyani wabisabye umuryango we. Yego. Okay, ni byiza cyane. Turimbiraho akantu kubera ko ni indirimbo nagiye mbona kenshi mu masegonderi amakomunite menshi nagiye nyuramo, ni indirimbo basanga iyo abantu babaga bahuriye hamwe byabaga bigoye ko mushobora kurangiza igikorwa cyabahuje mutayiririmbye, no mu ngo y'abantu basuranye, imiryango yateranye, amakomunite atandukanye kabakumbuzi. Urumva isa nkaho irimo umurage w'urukundo, gukundana, gufashanya, ibintu nk'ibyo. Twagiye murumve twana twanjye n'abarazurukundo, murarugira intego mwese umujya hose, rubabera umutako mwiza uwo rubarangara amanywa ari na nijoro, ntihagira ikibakanga we, muzabona ibibagora bishaka gutambamira urwo rukundo, murabe maso atagira umwanzu ubaca mu cyanzu, murakomeze mutwaze ntabwo nzabahana, nzahorana namwe nsimbura ibibarwanya, wa mwanzi w'icyatwubakurura mu cya nzamukubita ijanja mwimure mureba, muhumure naratsinze n'imikurukundo, ntihagira ikibakanga. Wow, nice song. Bwira Chris, ino ndirimbo ni indirimbo najyaga numva y'amajwi nyine nka kwa kundi Rugamba Sipiriyani indirimbo ze nyinshi zikoze atarimo igicurangisho icyo ari cyo cyose kiri moderne cyangwa se n'icya gakondo. Kubihuza byasabye imbaraga zingana gute? Ntabwo byakugoye cyane kuyikorera instrument ijyana n'aya majwi, byari byoroshye? Okay, kubera ko nyikunda, bwa mbere hari akavideo nabanje gukora ndimo gucuranga piano, nabanje kuyikora kuri piano gatoya, I think yari chorus na verse gusa. Abantu barayikunda, rero n'ubundi nayikoze mu buryo bumeze nk'aho ari gakondo, ndimo gucuranga piano nyiririmba uko bisanzwe, ariko n'ubundi nasaga nk'aho nayihaye rhythm. Urumva kuko bakoreshaga amajwi gusa, hari ukuntu babaga bisanzuye mu ijwi, wenda batavuga ngo ni ngombwa kurimbira kuri rhythm, ariko nyine urumva nanone kuba ko nashaka kuyikora mu buryo bubyinitse cyangwa bufite vibe y'ubungubu, byasaba ko nyihereza rhythm imwe. Yes. Yes, ni Chris Nit, ku batamuzi, umwe mu bakobwa bize umuziki cyane cyane gukora production ku Nyundo, abantu benshi barahazi, aba na Misi wa Misi ntabwo kijye kirangira, none se ko wakinyuzemo wakinyuzemo ne Misi rukumbi twagizeho ku Nyundo. Byari bimeze bite? Baba we byari byiza. Ntabwo byibuka? Ntabwo mbyibuka, ariko icyo gihe byari byiza. Byari byiza. Hari undi mu Misi mbese bari batora kuva cyagihera? Byahise binahagarara. Uracyafite ikamba rero? Icyo gihe havuyeho bya bintu bya Misi muri high school byahise bivaho, ubwo bahise babikuraho. Yego. Rero urumva nyuma yanjye ntabwo bongeye kugira. Niwe Misi ibihe byose. ubu ku Nyundo uko byagenda kose iyo background urayihafite. Twigize tugira Misi umwe ariwe Christmas. Yes, katwigarukire rero kuri production, akazi hano ko mu Bisumizi kwa Riderman Ridazo, umwe mu bagabo twubaha cyane mu muziki nyarwanda. Niki cyahindutse mbere nyuma y'uko ugeze hano, uko waciye mu studio atandukanye, ubu ngubu uri mu Bisumizi ukunda kuhakorera, umaze gukora imiziki myinshi, niki ubona kimaze guhinduka ku rwego navuga ngo
rw'ubushobozi hari ibimaze kwiyongera cyangwa nibisanzwe kuri njyewe aricyo studio hano yaguhinduriyemo bijyanye n'akazi nahahuriye n'abantu benshi kandi buriya ikintu cya mbere mu buzima ni n'abantu connection nagiye hari abantu benshi menya kandi b'ingirakamaro icyo rero nicyo kintu cya mbere gikomeye nagiriye hano kumenyana n'abantu batandukanye kandi ntabwo abo muri kariyeri ibyo bintu rero ni ikintu cy'agaciro nabonye hano ikindi of course uko ukomeza ukora cyangwa uko waca igihe ni kugenda ugira indi experience nyine so urumva rero kubera igihe maze hari ibindi bishya ngenda niga umaze gukora indirimbo zingana iki ubu ngubu ubu hari inyegamo ya Nyagasani ya Riderman hari Victorious ya Alpha Rwirangira yasohoye ejo bundi yande Alpha Rwirangira yasohoye ejo bundi Rumaga Alpha indirimbo afite nyina Rumaga yitwa iki yitwa nta kundi yo twakoreye nyakwigendera Bravan mwe mwayikoze nayo twayikoze na Evi okay hakaza ubwo Alpha namukoresha hano kuri umaze kumukora indirimbo z'eshanu zose kuri album ye wow ese mukorana gute ahubwo ari muri Amerika yohereza amajwi so nabanje gutangira mwigisha production kuko yarakeneye ku bintu bike yarakeneye kumenyaho ubwo urumva azi n'uburyo ashobora kwirikodinga akanyohereza amajwi yonyine ngiye nkashyira mu nkabihuza na beat mfite nkabisoza nyine okay ni byiza cyane ubwo gwa mukitubwira zimwe mu ndirimbo wenda abantu bashobora kumva hanze cyangwa babona hanze umaze gukorera mu bisumize ubwo nari ndimo kuzivugaho hamwe n'iriya yasohotse n'inge wayikoreye iriya urukundo izanjye zose nta wundi muntu ujya uzikora niyo uzikora so izindi rero hari izindi zirimo zitarasohoka hari n'izindi mfite z'abandi bahanzi batandukanye zitarasohoka abaraperi umaze gukorera ni bangahe kuko kubera ko Riderman yabrandinze hip hop mu Rwanda niyo umuntu avuze ibisumize abenshi bahita banumva ko ni hip hop kugira ngo se abaraperi ahubwo bo ntago ari benshi nakoreye ntabwo nari nakoreye abaraperi benshi mu by'ukuri tumva hari undi mutipe witwa Osa nakoreye nawe ukora hip hop ntabwo aramenyekana cyane ntabwo abantu bamuzi ese ibintu bijyana bya hip hop ubona byo ubikoraho neza naribi si musique se yaba muntu ukora muziki y'amanota imwe yo kuririmba kubera kuzida kuririmba mbona umva ari byo bintu byaye cyane ntabwo nari nzi ko no kuri hip hop ari sawa oya ahubwo se ibyo bindi ubizi ntabwo hip hop yakumenye okay Riderman ni muntu ki kuri wowe ni umuntu wasobanura gute nk'umuntu mukorana Riderman navuga ko ari umuntu w'ingenzi kubera ko yampaye platform kuba dukorana ni amahirwe ni n'umugisha kuri njyewe so urumva rero mufata nk'umuntu rwose navuga umugisha kuri njyewe kubera ko namugiriyeho umugisha yampaye platform nakubwiye ko nahuye n'abantu benshi batandukanye so iyo atabyemera ntabwo nari kuba ndi hano ikindi namubonyemo ikintu cyo kwemera ameze ukuntu abanza akareba ikintu kikurimo areba ikintu kikurimo cyane kurusha uko abandi bashobora kuba banabibona cyangwa babyumva kuko urumva kiriya gihe natangiye gukorana nawe nta wundi muhanzi nari nagakoreye usibye ngewe ngo nari natangiye gukorana nawe icyo gihe ariko mu by'ukuri abandi bantu bandi batandukanye nta wundi nari nagatangiye gukorera so kungira icyo cyizere akavuga ati uyu muntu twakorana niki cyabahuje mbese kugira ngo nyine ahita avuga ati ndi kumubonamo ikintu hari ikintu cyabahuje cyabaye cyaduhuje nyine n'amaproje namwumvishije yumvishije yumva nyine nabanje kuyumvisha Theo arabikunda
na Riderman ndayamwumvisha arabikunda donc yumva nyine we hari kuko namwumvishaga indirimbo zanjye ariko ibyo byose niyo zaba ari zanjye wumva ukuntu umuntu akora yego akambwira ati ni wowe wabikoze yego so ubwo rero yahise anama iriya ndirimbo nyegamaye Nyagasani arambwira ati ndashaka indirimbo irimo gakondo ariko irimo na hip hop bivanze so ndabikora shyiramo n'amajwi yawe ndabikora ariko biriya byo gushyiramo amajwi ndabikoraga kugira ngo bimfashe gukomeza nkore projet kuko yari ataza kurikodinga aje rero ashima ko byagumamo ko byagenze uko byahise bigenda ni byiza cyane hanyuma twebwe nk'abafana ba Riderman cyangwa ba hip hop twe tumubona nyine urumva tubona output ariko wareba intambwe aba yagiye atera abantu bagiye afasha no kuba agifite cya cyubahiro mu muziki nyarwanda tukabifata nk'umuntu udasanzwe ubundi nk'umuntu wenda mugira amahirwe yo kubonana mugakorana donc ubona ari umuntu ari ukuntu uvuga ati by character reka mvuge gutyo by character n'umuntu ubona witwara gute muri societe mu bantu bari around yiwe abantu bashije guhura nawe mbona ari umuntu navuga ngo utuje sinzi ariko ubona nyine akora ibye we ubona rwose ibintu byo kwivanga mu bintu by'abandi kwivanga muri business z'abandi ubona atabigira rero ubona nyine akora ibye nyine hari amasomo mwigiraho iki cyawe hari amasomo ubona umwigiraho yaba yajyanye n'ubuzima busanzwe of course no kuba yarampaye umwanya ntari mfite ibintu birenze mwereka nabyo ni isomo kuri njyewe ko ndabizi ko nanjye hari abazaza bashaka kuzaba bafite talent ariko badafite ibintu biri hanze bakoze bihambaye ariko ikintu nize ni kureba nyine talent y'umuntu kurusha kureba yaririmbye hehe yagiye hehe so urumva aho hose tutagize umuntu utwemerera ntabwo twabona ibyo bigwi byose umuntu agira ibigwi ari uko yagize umuntu ubanza kumwakira yego hari wambwira nk'ibintu mbwira nk'ibintu nka bitatu bikuderanje cyane iyo uri muri studio ibintu bikuderanje cyangwa se ubona nyine bikubangamira ashobora no kuba ari n'abantu cyangwa ibintu runaka nk'uko twabivuze ntabwo kariya akazi ukora ntabwo ari abagore benshi bagakora ni bake cyane ndetse mu bonzi wowe uri numva uri nk'uwa kabiri ntabwo ari benshi nzi bakora production mu Rwanda numva ko ari nk'akazi nyine nako gasa nk'akagoranye akazi karaza abantu amajoro kiriza abantu muri studio gashobora kuba mbwira nk'ibintu nka bitatu wenda ubona bishobora kuba byakugora mu gihe muri mu kazi ikintu gishobora kungora ni igihe nakora n'umuntu wasinze byabayeho bishobora kungora umuntu yasinze hari umuntu uba yanyweye ariko atasinze hari ugusinda tugera nshaka kukubwira tukazakora ubundi so n'umusinzi barabasha kuririmba nyine urumva n'ubundi nawe aririmba ibintu bitari ku murongo so icyo genda kuvuga nyine ko ntabashije gukora ubu ngubu tuzakorana ubutaha ariko byakubayeho nyine like ufite examples z'abantu bagiye baza muri iyo condition wenda mfite examples z'umuntu ushaka kuza muri studio wenda yasinze ariko nta muntu twakoranye ngewe yasinze nawe ugize urara ijoro ukora uri muri studio no mu rugo ukora amanywa tu nkora amanywa ibindi byo nshaka gukora numva biri ngombwa ko nkora nkabikorera mu rugo bibaye ngombwa ko ibyo bintu bibaho ukaragera urara amajoro ukora wabishobora studio yiwanjye uyo n'ubundi ndarankora hari igihe bijya bibaho ko ndarankora akaza abatiste mu rugo nka recordinga icyo gihe nkora ubwo mixing cyangwa mastering cyangwa gutunganya ibindi cyangwa gukora beat cyangwa donc ibindi bintu bitansaba recording ariko ibintu bisaba recording nza muri studio kandi ku manywa okay Chris Nit akenshi iyo tuba kuvuga kuri production ni ibintu bijyana n'umuziki mva ni nk'iki se
ni nka ni ibice umuziki kuririmba ni ibintu byose uzi neza cyane. Uyu nanjye murana nakora n'ibitaramo bitandukanye, ntago nabyita ibitaramo ariko mu bima event atandukanye abantu baragutumira ukajya kubaririmbira ukaririmbira abageni. Uracyabikora nabyo? Ndacyabikora. Ukamuriza pe cyane rwose. Niryari umuntu wari we wese waba uri mu birori cyangwa uri ahandi hantu niyo twaba turi hano ugize uririmba indirimbo umuntu akarira kagira emotion? Byize kumbaho ku ishuri bimbaho no mu makwe menshi. No mu makwe bararira? Ni ku ishuri no mu makwe. Ni mu bukwe ntabwo ari mu makwe? Mu makwe. Okay, mu bukwe. Ubwo iki gihe ujya uririmba ibihozo? Ngiye ntabwo nzi kubitandukanya cyane ngo nkubwiye ngo ibihozo ngo ibisingizo ngo ibiki. Ariko mba nzi iyi ndirimbo yo gusohora umugeni, iyo kumuriza ibyo nk'ibyo. Okay. Ashobora gusanga hano ari umuntu ugiye kurira uyu munsi. Oya, muranzimbira ndi ku ishuri yaririmbye umuntu akarira. Ku ishuri ho twari turi mu bintu byo kwimproviza, hari isomo twagiraga ryo kuririmba nyine bagacuranga ukaririmba ibintu cyangwa bagashaka kuvuga ngo tugiye kuririmba inosije kwisije imeze uku. Ntabwo navuga ngo ni indirimbo runaka naririmbye. Iyo twavugaga ngo kwimproviza waririmbaga wahimbiraga aho ngaho ibintu ukaririmba. Okay. Tugiye kuririmba akarimbo kanyuma niko turi busorezeho, ariko nyine numva ko ibyo byose kari emotionnel. Sinza kariko kaba icyongereza, kaba ikinyarwanda, kaba igihozo, kaba igise, I don't know, ariko kari emotionnel gashobora gukora ku marangamutima y'umuntu wese kuri iki kiganiro mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Madame producer ni wowe. Gatekerezeho tugasorezeho tugatura abantu badukurikiye, hanyuma dusoze tunababwira uburyo bashobora kugushyigikira mu buryo bwari bwose mu kazi kawe, abagukeneye byose. So uri gushaka ko ndirimba ikintu giteye agahinda cyane? Navuga ko ari agahinda gishobora no gutera ibyishimo, ariko ari indirimbo nawe urabizi kundusha ko uri umuproducer. Indirimbo ziri emotionnel umuntu ashobora kuririmba umuntu agatwarwa mu buryo bumwe cyangwa umuntu akabona amaso azonza amarira. Emiliye natarira ndamenya ko ari imahara gahinda se wiriweho mbe muhutoni wanjye se wiriwe ute cyonga mbwira shu cyonga mbwira sheri yo wiriwe ute iruhungu jyanyishe mba nkuroga nsigahara nifuze cyakungezaho niriwe njyenyine shu yo nakubuze bigize emotion. Emile nawe sigaho nuburira niko. Yes, ni akaririmbo keza cyane. Arya iyo ndirimbo ninde Akamariza. Wow, indirimbo nziza cyane. Indirimbo zikoreshwa cyane si mu bukwe, mu makwe n'ahantu hose muzosanzwe. Okay. Ese ubundi buriya umuntu wifuza gutumira mu bukwe bwe kumuririmbira bigenda gute? Bisaba iki? Ufite management? Araguhamagara direct contact aziduha? Bigenda bite? Ashobora kunyandikira kuri email ruth.christmas mu magambo matoya @gmail.com cyangwa se akanyandikira kuri IG ndamusubiza. IG ni nabwo witwa nde? Instagram ni nitwa Christnit. N'ubundi ahantu hose nkoresha Christnit. Okay. Ntago bihenze, ntago henze.
ibyo turabivuganaho ibyo tubivuganaho amamiliyoni ibyo tubivuganaho murabiganira nta giciro kidahinduka gihari murumvikana biterwa mu bukwe okay so nuko bimeze hanyuma indirimbo yawe rero nshyashya urukundo yagiye hanze uri kubona abantu bayakiriye gute abo yabashije kugeraho bayakiriye neza ubona ko bayikunze muri make abo mu muryango wa Rugamba Sipiriyane agumya naruhuka amahoro byarabashimishije cyane ahubwo kurenza nta nubwo njye nabyo expectingaga noneho cyane bashimishijwe nuko nabegereye nkabibasaba kuko abantu benshi nyine ndayikora ntabwo ari ngombwa ko nshaka ba nyirayo ngo nyisabe so bo bambwa ko batunguwe no kubona nyibasaba okay ni byiza cyane so turashoje rero tugeze ku musozo w'ikiganiro twagiranye gitoya by'umwihariko turagushimira wadususurukije waturirimbiye ubwo ndeba nta morale nyinshi wari ufite cyeka niba ariko witereye cyangwa se ukaba wanashonje nzi neza ko utari mu gisibo wenda ngo n'amasaha ngo ni ibibazo ngo mu nda mu masengesho wabona oya ntabwo mvuze mu masengesho ariko amasaha yanakuze wananiwe amasaha yakuze okay reka dushimira abantu bose badukurikiye mbasaba gushyigikira Chrisnet ku bihangano agenda bagezaho kugira ngo bibashimishe n'abahanzi kuza nkakora indirimbo because ndi umuproducer umuririmbyi ntabwo ndi umuririmbyi hanyuma umuntu ushaka gukora nawe indirimbo abwa kubona gute niko nizanzira n'ubundi cyangwa se kaza hano igikondo kwisumiza akavuga ati Chrisnet arari ariko twahanye of course tuba tugomba guhana gahunda ariko na hano ni hamwe mu bantu bagusanga mu gihe umuntu aguseneye hano ni hamwe nabwo byamwohera kumbona ariko noneho aramutsaje twahanye gahunda nibyo byafasha cyane kurushaho okay so hanyuma mukurikirane rero cyangwa se murebe mushyigikire indirimbo ye nshyashya urukundo by Chrisnet mayibona aho hasi ndabashimiye ko mwadukurikiye abo mwanejejwe n'impano ya Chrisnet bitubwira muri comments musharinga ikiganiro kigere kuri benshi mukande like mukande subscribe ni byinshi cyane inkunga tuba tubasabayo niyo ngiyo ntago bigoye ni ibintu byoroshye hanyuma rero ngiye wayoboye ikiganiro ni Jado Twishime umukamezi wakamejeje nemiriye aka aka afite ese na aka ugira kri niyo Chrisnet wasa nibyo ni Christmas aka Chrisnet Emilie aka nayo okay bye bye man ikomeze ibarindire aho muri mu nguni zose z'isi zitandukanye turabakunda kuko namwe mudukunda mukomeze mushyikire ibikorwa byacu ciao ciao kandi ngo byari meze